bacari bangahe? Inshize ngo yari wa kabiri. Yari wa kabiri. Nini cyagiye umva gumeze ute? Turi kumwe. Umva ko kari wa nyawe. Kinza mbere nicuza nyine ukariwe nahuye nawe. Iyo nza guhura n'umuntu muzima. Yes, reka twongere rero tubaye ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro inkuru y'ubuzima nk'ibisanzwe. Ni Scott Emile niwe mugiye kubana, ngira ngo ibyo mumaze kumenyera, ari nako kandi tunabashimira cyane abo 10,000 nukuri kandi bakomeje kwiyongera, turabashimira nuko urukundo rwanyu nirwo rudutera imbaraga. Bo rero twihuse cyane, turi kumwe hano n'umukobwa, twasuye umukobwa, turamwita umukobwa ariko ntabwo tubizi, araza kutubwira ko turabona kiri umukobwa. Nirago nkuko mubizi ubushize hari nkuniza umukobwa, turi kumwe na General Sport Trading Limited, ubaye ushaka imyenda myiza cyane, imyenda ya sport, ushaka imipira yo gukinana, ino mipira nyine bakinana, yaba y'abana yaba y'abatoya, inkweto zo gukinana, ushaka amakamera na installation zayo, cyangwa se ushaka nko tugutumiriza nk'ibintu mu Bushinwa bijyanye na electronique, wagana General Trading Sport Limited. Ni iherereye hano imbere ya City Plaza mu mujyi. Abantu mubona City Plaza ni opposite ya City Plaza, ni hano mu mujyi neza, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 078339 nizo nimero waduhamagaraho, ubundi tukakugezaho ibyo ushaka byose, nk'imyenda ya siporo nyine nkuko nabimaze kubabwira, imipira yo gukina yaba y'abana se cyangwa se y'abakuru, ushaka inkweto zo kwambara za siporo, godiyo, byose turabiguhereza. Ushaka amakamera, installation zayo, ni byinshi, cyangwa se ko tugutumiza ibintu mu Bushinwa bijyanye na electronique, wagana General Sport Trading Limited. Rero turi kumwe hano n'umumama. N'umumama n'umukobwa. N'umumama. Watangiye wibwira abakunzi b'ikiganiro inkuru yacu ubuzima, ese turi kumwe nande, tugiye kubana nande? Akoze amazina yanjye bayita Bella. Bella. Yego. Bella. Ugiye kuvuga Bella? Bella ni umumama. Uri umumama? Yego, mfite umwana umwe. Byari. Okay, twagusuye hano mu rugo. Mu minsi yashize hari saga cicikanye kumbu. Wabizi ko abaye mustari? Cyangwa ntabyuzi? Akora cyafite n'amasoni disi. Ndabizi nyine. None se? Karame. Kurabizi. Urabizi ko abaye mustari? Kenda ngo abantu babimbwira ngo twarakubonye ngo kuri YouTube. Yego. Okay, rero tunagushimira twifuje kuganira nawe, tugire byinshi tumenya kuri wowe, ubibwira abantu bagukunda, usiga ufite abantu bagukunda bakurikirana cyane. Niyo mpamvu twaje hano nawe ukatwemerera. Rero nkuko mubibona twamusuye hano mu rugo, ntabwo turi ahandi hantu, turi mu rugo iwe yahatuye. Yes, tugiye kuba tuganiriza, tubwire byinshi kuri we mu nkuru yacu ubuzima. Tukora ikiganiro muri ubuzima, tukaganiriza abantu bakatubwira ngewe nduyu nyine yemeye kutuganiriza kandi nawe wemeye kutuganiriza. So rero Bella twabonye muri magic match cyangwa se pop the balloon, ugiye kuvuga ku nkuru y'ubuzima. Bella ni mu ntoki, mbere ko tugira byinshi tujyaho by'umwihariko kugira ngo tukumenye neza. Yego, nkuko nabikubwiye nyine, Bella ni umudamu, umwana umwe. Ikindi ni umucuruzi. Ukaracuruza? Yego, ndacuruza. Ucuruza iki? Ucuruza imyenda. Wow, nice. Hehe? Mu mujyi. Mu mujyi. Yego. Okay, umuntu agushaka yakubona? Ucuruza imyenda kwanza imeze gute? Ucuruza imyenda y'abadamu. Gusa? Yego. Nta yindi nari nazana ni y'abadamu gusa. Shatanga nimero abantu bari baza kukugurira pe. Hari ikibazo yitanze cyangwa?
cyangwa ukavuga abantu bagushaka abantu bazanshaka bashaka kumpahira bazaguceho na kibazo. Okay, bazanshaka. Ntumpaye akazi we. Ukoresha Instagram? Yego. Okay, reka noneho tubyoroshye wenda uvuge Instagram yawe umuntu akwandikira inbox. Yego. Abashaka nk'umwenda. Instagram yanjye ni Bella Bebe. Bella Bebe. Bella Bebe. Bebe yanditse Bella byo barabyumva ni B. Bebe mu nyuguti ntoya. Okay. B E B E. Ego. Bella Bebe. Na TikTok nayo nuko. Nayo ni Bella Bebe. Ego. Okay. Ubwo nuko ngo abantu wenda b'abadamu cyangwa se abakobwa baba bashaka imyenda yakwandikira inbox. Ego. Akoresheje TikTok mukamwavugana. Nta kibazo. Okay. Nuko Bella ni umumama ucuruza imyenda. Nyine Bella ni muntu cy'imbere ko wenda tujya mu kiganiro nyizina. Iyo uvuze ngo uri umumama se urubatse ubana n'umugabo ibintu nk'ibyo ni munini inkuru yawe y'ubuzima. Bella ni muntu ki? Bella twabonye muri Magic Match yagiye gushaka umukunzi none ubu ngubu akaba ari umumama nyine abantu bashaka kubimenya. Who is Bella? Nyine ndi umumama wese umwana ariko ntabwo mbana na papa wiwe. Twaratandukanye. Okay. Yego. Haciye umwaka n'igice. Mutandukanye. Yego. Twamaranye 5 tubana. Aho nyuma ntibyaza kugenda neza mu gutandukana. Yego. Byagenze gute? Hari icyo wenda watunyura muri makeya? Nyine byagenze gute? Wamubera umwana mubi? Oya, urebye. Nubwo bavuga ngo ntawe wivuga neza gusa naragerageje. Naragerageje. Ariko ntabwo byamiriye. Byaje kwamira turatandukana. Ntabwo nyine twahuzaga mico se. Yego. Umara igihe kingana iki mutandukanye? Umwaka n'igice. Bose? Yego. Ubuse umuhuye n'icyo wamubwira? Duhereye mu nzira. Cyangwa se wenda arimo arabe nk'iki kiganiro? Ikintu namwifuriza mwifuriza ibyiza. Azahirwe mu rugendo. Azashaka umugore muzima kundenza mwiza. Ntabwo arashaka? Yarashatse. Kandi umuntu uzi ko azashaka umugore. Okay, yubake rukomere. Cyangwa nawe nta makuru afite? Oya, amakuru arahari. Afite umudamu. Gusa nta gihe kinini bamaranye nk'ukwezi. Okay. Azahirwe nyine Imana izabimufashemo. Bella ni iki wicuza mu rukundo rwawe? Ikintu nicuza mu rukundo rwanjye umugabo twabanye niwe muntu wa mbere twakundanye. Wa mbere? Yego. Wari ufite imyaka ingahe ubwo? 15. What? Afite 15. Watangiye gukundana ufite imyaka 15? Ntabwo usanzwe. Hanyuma nyine urumva nyine umuntu w'imyaka 15 ntabwo yari kuba yakabyinjiramo neza, wenda byafashe n'indi myaka nk'ibiri kugira ngo umuntu abijyemo neza, ariko nibwo twamenyanye nyine, nibwo twatangiye kumenyana. Yego. Muza kubana mugejeje ngahe? 19. So nene ngwaje ni iki wicuza mu rukundo rwawe? Ikintu mbere nicuza nyine uko ariwe nahuye nawe, iyo nza guhura n'umuntu muzima. Ngo ushatse kuba ko wenda we yakubereye mubi? Yego. Yiza gukubita? Yarankubitaga. Yala, pole sana. Ariko n'abashatse ukiri muto yabanzanga ariyo mpamvu. Ariyo mpamvu bankubitaga se? Oya nyine bitarakuze. Oya, buriya umuntu amaze gushaka aba yakuze, ntabwo ari kuvuga ngo ni imyaka. Iyo umaze gushaka uba wakuze ugomba kugendera mu murongo nyine w'abantu bakuru. Ntabwo aricyo cyabiteye nyine. Okay, sorry aho tubaye tukwihanganishije kubyakubayeho, ariko buriya hari uko Imana nyine bibigiye ibiteganya washanga yawe ariko usanga atari wawe. Yego. Hanyuma rero Bella ni inkuru yawe y'ubuzima twanze kwinjiramo nyirizina kuko dufite ikindi kitugenza, wenda nyuma abantu nibashaka
kuduha kuri iyo story y'ukuntu byakugendekeye nta kibazo, nubwo tuzongera tuganire tubwire uko byakugendekeye kuko ni inkuru yawe y'ubuzima. Hanyuma rero Bella, turi mu mpera z'umwaka cyangwa ubona ko umwaka warangiye tugiye gutangira uyu mwaka wa 2024 kuri wowe gusiga iki nka Bella, gusiga iki? Ikintu cya mbere uyu mwaka nsigiye ndi mu mashimwe cyane kuba urangiye ndamahoro. Amen. Yego, ntabwo nigeze ndwara, ntabwo nigeze, gusa narapfishije. Papa wanjye apfuye vuba. Ryari? Kwa 11. Ejo bundi? Sorry. Ariko turashimira Imana nyine ko twe yadusize turi amahoro, akadusiga ahantu hazima. Nabyo turabishimira Imana. Ikindi cya kabiri nshimira Imana, uyu mwaka urangiye bisa nkaho ndi kugenda njya mu murongo muzima. Like? Mu bijyanye n'akazi. Hari igihe umuntu agenda trying ibintu bitandukanye byose bikanga, ariko hari igihe ugerageza ikintu kimwe kikaguhira. Nagiye mu bucuruzi, ubundi nakundaga gukorera abantu ku kwezi, umushahara udashinga udafatika, nyine ubuzima ari hatari, gusa naje kujya mu bintu byo gucuruza mbona nibyo bizima. Ndabishimira Imana ko nabyo yabinyoboyemo. Ikindi cya gatatu nshimira Imana, ndashimira Imana ko umwaka urangiye n'u Rwanda rwacu ari amahoro, nta cyorezo, ntaki, nabyo ni iby'agaciro, nibyo gushimira. Nk'umuntu w'ingenzi wakubaye hafi cyane cyane muri mwaka dushoje, wavuga uti mu nshuti zose mfite uyu muntu niwe w'ingenzi kuri njyewe, ninde? Ese yagukora iki? Umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye ni musaza wanjye. Wow. Wundi twabonye? Yego. Ni nawe tubana. Okay. Yambaye hafi mu buryo bwose. Yeah. Umwana wanjye amugira uwiwe. Yeah, sure. Nta kintu kimwe nigeze muburana, yambaye hafi. Maje gutandukana n'umugabo wanjye. Yego. Yambaye hafi ko bishoboka, ndamushimiye cyane. Kandi nzamwitura, ntabwo birangiriye hano kumushimira gusa. Nzagerageza mwereke neza yangiriye ko nayihaye agaciro. Okay. Yego. Sirakoze gushimira rero musaza wanjye ngo kiganiro nakireba, turimo turagikora dare ko twamusanze hano ahantu hagiye, nizere ko azakireba amenye ko uri umuntu w'ingenzi kuri mu buzima bwe. Nanjye hari umushuti wanjye nshaka gushimira, kandi nshimira umushuti wanjye twabanye kera mu bwana twasanze amahoro, nawe arankurikira cyane iyo ntasohoye ikiganiro ajya bimbaza, nsanze amahoro rwose ndagushuhuje ahantu uri, Imana ukomeze guhumugisha. Bo rero Bella, Bella umukobwa mwiza, akora mwiza bahitamo, nini bagiye kubikubwira. Yewe murakoze. None se jye nakubonye mu kiganiro ufite utuntu gutya no ku menyo, ufite akantu turi heza. Yewe buriya nyine n'ubwiza bw'abari. Njyewe mbishyiraho bitewe n'aho ngiye. Okay. Yego, ubu nsanze ndi mu rugo ndashagaraye, bitambaro mu mutwe, urumva nyine. Ariko kugira ngo n'abantu bagukurikira baribona kuri mwiza pe, reba umukobwa dusanze mu rugo nta make-up ntaki, ariko dore ukuntu asa, ikizungerezi rwose, none afite facette y'umwana w'abahungu mwemara mureba. Ni kubera Imana turashima. Yego. Okay. Nuko rero Bella, nyuma yo gushima n'umwaka, gushimira umusaza wawe n'ibyakoyeho, sorry nari no kukubaza ikibazo wenda n'umwaka urangiye n'iki kintu cyakubaje, ariko ubwo ntabwo ari ngombwa kukikubaza byo. Ni gupfisha umubyeyi. Byo twabyumvishije. Hanyuma uyu mwaka tugiye gutangira sasa. Umwaka wifuzamo iki kuri wowe? Umwaka tugiye gutangira, nyine nk'uko ubizi, iyo umwaka urangiye umuntu aricara akigenzura, akareba ibitaragenze neza kuri we, akareba ibyo agiye kongeramo imbaraga, ibyo agiye guhindura se. Intego mfite muri uyu mwaka ugiye kuza no kugerageza nkakora cyane birenze uko nakoraga mu mwaka wa 2024. Niyo ntego yanjye. Ikindi cya kabiri muri uyu mwaka tugiye gutangira, iki murakoze. Urifuza iki?
ikintu nifuza nyine ikintu wari ugiye kuvuga nyine ikintu kikagufata ni iki ni icyo wifuza ni ukwegera famiye yanjye cyane cyane ego pera wavugiye he ku Muhima hano muri Kigali ego are you sure of course n'ababyeyi bawe niho bavuka oya ababyeyi banjye ntabwo aribo bavuka he bose ni Abanyabutare wara ako niko nashakaga kumenya kubera ako niko nashaka kumenya buriya ikintu wongeye kutubwira uhita ugimbamo ikindi kintu kandi abantu b'Ibutare turabazi pe bavukana 3 yisumbuye urabona ngo yabaye 6 niba ngo ari kaminuza yewe nayuburushyi tu urasa n'umunyabutare ariko gene ntabiketse ko ndiwe ntabiketse rwose yewe ndiwe wuzuye papa na mama bose ni Abanyabutare Heruka Butare ryari mu mwaka washize 2023 nari nafishije nyogokuru nanone ego okay nibwo mperukayo uracyafite famiye famiye iriyo hariyo bande ni ba masenge kuvuga ngo ni ba masenge uko nyogosenge ari umuntu w'ingenzi kuri wowe impamvu muvuze gutyo ntamwitayeho cyane nawe nyine yarampemukiye yamfashe nabi uri gufashe nabi gutebera masenge yafashe nabi nyine nawe ntabwo yampaye urukundo kandi niwe wanderaga oya yaranderaga gute byagenze gute yamfashe nabi cyane nari umwana ufite imyaka 9 nkazajya nareraga yari afite abandi bana nyine batoya hasi yanjye biwe yabyaye nkazajya nyine njya kuvoma yengaga inzoga z'ibitoki yego kasi muri Butare habaye ibitoki we habaye ibitoki yengaga ibiyoga nyine nkazajya njya kuvoma amazi yo gushigisha izo nzoga ntabwo gushigisha nuko kwenga inzoga bashigisha ikigage yashigishaga n'ikigage bita mukira umanura jipo nabonaga ashyiramo ubuki n'imisemburo nyine cya kindi kikaze byataye yego umanura jipo ubwo nyine nkajya kuvoma amazi nkirirwa nonda amazi umunsi wose nkajya no gutashya inkwi zo gucanira ayo mazi kandi afite abandi bana nyine ariko nkabikora njyenyine nawe nkora ntamukunda ariko naramubohoye basuguje ibyo bintu uno so mwana mu rugo nakora akazi oya ngiye nakoraga akazi karenza ko umwana w'uruhinja yakora umwana w'imyaka kuvoma gusa kwirirwa utunda amazi kuva mu gitondo kugeza amazi batundaga igihe cyose nese buri munsi si twengaga ntabwo bishoboka si wakanga buri munsi nose ntabwo wageraga igihe cyo kwiga nigaga mu gitondo nimugoroba nkirirwa nunda amazi cyangwa se akanansibya ibyo gusa nta kindi kintu wagukorera ibyo niyo ntamfataga nabuka naho nkubita ariko nanyaraga ku buriri nanyaraga ku buriri ku myaka 9 yego ndabyibuka nari ndi mukuru nkajya ndaza kuri sima nkabyuka akamenaho amazi akankubita koko nyine nkura ntamukunda ariko naje gusanga yarampanaga nk'umubyeyi nubwo yarengeraga ariko naramubabariye none se ubwo ku myaka 9 ntari watangiye kumera amabere ukanyara ku buriri none se nyine kari imisemburo yes wiga makangahe so ndabyukara ufite imyaka 9 twatangiraga se dufite imyaka 7 so ku myaka 9 nigaga nko mu wa 3 yego uracyari mutoya njyewe ntabwo so wabyibagiwe yewe sha nose ufite imyaka ingahe nimba atari bana njyewe ufite 24 none ubwo 24 ubu ugiye ufite imyaka 40 uko n'iki nibuka ibintu byo mu myaka 5 uracyabyuka nose primaire ngiye nayizemo urabwo ko umwaka wizemo primaire yewe ntabwo nawe wibuka njyewe yego okay nuko turi mu nkuru z'Ibutare nuko akajya gufata nabi nyine mu nyogosenge wawe ariko nibyo akajya mfata nabi mu rugo kubera nyine bari batuye i Kigali akanyerereza imyenda akanga ko nyambara nyine nkambara nabi nkasa nabi nkambara ibirenge
nyine nkura ntamukunda. Nicyo wamubwira? Naramubabariye kandi ndamukunda. None se kubera icyo wabaga kwa masengera kandi wanya ari i Kigali? Nyine yaje kudusura ndashiga turajyana. Wabaye igihe kingana gute? Navuyeyo afite imyaka 12. Ari naho wiga? Navuyeyo afite 12. Byagenze bite kugira ngo uveyo? Ni story ndende? Kugira ngo mveyo kwambira ukuntu byagenze. Gusa nyine birasekeye. Kugira ngo mveyo narwanye n'umukobwa we tungana. Yitwa nde? Okay, ntacyo muvuga. Yitwaga Uwiragiye Jeanne. Yitwaga? Yitwa Uwiragiye Jeanne. Okay. Ubwo nyine nk'abana twararwanye yankubiseho Tremus ku kirenge. Noneho amubiseho Tremus mbibwira mama we. Mama we ntiyagira ikintu abikora, ndabatisha nanjye ndihora ntabwo navira nawe. Noneho umwana ndamucunga nanjye ndamukubita ikintu. Umukubise iki? Namukubise ikintu cyo mu mugongo nako. Igipfunsi, umwuko? Uramukubise igiti, umwasi. Uramwasa tu? Naramukubise ko nanjye yari yambabaje. Maze kumukubita nyine we na mama we baranyirukankana ngira ubwoba. Hari nka 12 za nijoro. Ngira ubwoba nabatisha nsubiyeyo n'ukuntu nyarakurira bakankubita bakanda kunyica, noneho nakubise umwana wabo banyica. Ubwo mfa ngiye kwa nyogokuru. Niwe aho ngo hafi? Hafi yaho. Ase ni utaraga n'abantu bahasi mwitaba ni mwirango ni Masenge yabaga muri Duwani. Mukecuru abakumuyira. Okay. Nuko. Ubwo nyine njyayo ngezeyo nabatire kare kagenda taha manuka kandi bwari bwije Butare. Ubwo arandika ndaryama. Umugabo wa mubyara wanjye ubwo ni umukobwa wa Masenge. Umugabo arambwira ati se ko mbona ibintu byanze nkujyanye i Kigali wamenye iwanyu? Ndamubwira ati njye nahamenye. Umugabo nyine mu gitondo arambwira ati byuka gutegure mutaha. Yari afite imodoka? Oya, twagiye gutega. Twagiye gutega turaza angeza hano mu mujyi kuri rompuwe ndimanukana n'amaguru. Ubwo ni umugabo w'umwana wa Masenge wawe? Kugira ngo ntumve neza. Yego. Niko kuza i Kigali nyine. Udasezeye? Ntabwo nasezeye kuko na papa yazaga kunsura. Nyogosenge Masenge wanjye akambwira ko tuvugana kugira ngo namubwira ibimbaho byose muri urwo rugo. Akambwira ati genda umusuhuze turi kumwe njyewe na Masenge. Agenda nkamusuhuza akambaza mwana wanjye uriga umeze neza abayeho neza. Kanzani hakampereza ibyo yanzaniye. Nabaga nzi ko ntari bubikoreho. Akambwira ati ngaho ugenda asanga abandi bana simbona ukuntu nyine nisanzura kuri daddy ngo mubwire ibyambayeho. Ubwo niko nyine kubacika gutyo neza i Kigali. Nose icyo gihe daddy wawe yabaga yaje kucyo utashekaga ngo muhite musubiranayo? Masenge ntabwo yari kubyemera kandi papa namubwiraga ko mbayeho neza kugira ngo Masenge atanyica. Yari kumerera nabi. Ko yarazaga nyine agatanga mu minervale agatanga n'amafaranga yo kumfasha akayitwarira. Ko yabonaga ko nyine hari icyo mumariye. Abana biyo nyine bari abanebwe byahatari akajya nshyiramo courage ngo ni wowe. Ngo uza akazi nanjye ngakora nk'igifaru kugira bamushimishe. Ariko bikarangira naniwe ubwo naba ntabishaka nyine akabikoresha ku gahato. Nuko niyizira i Kigali. Barabiza kurangira umanutse wabareyo. Umanutse wabareyo uhita wizira i Kigali. Nuko. Okay, shapere sana. Okay, noneho rero Bella tugira mu kiganiro nyirizina. Bella twabonye muri Magic Match Pop Baron. Bella. Dutangira batubwiye ko uri umumama afite umwana ariko kugira ngo abantu babyumvishe si byageze gute kugira ngo ugire story. Kuko hari abantu batabivugaho bamwe n'abandi bamwe bavuga ati nibi. Wowe story yawe byakugendekeye gute kugira ngo tukumenye ubikimenywa bose? Story y'ubuzima bwanjye. Oya y'ukuntu twakubonye muri uriya mukino wa Magic Match. Ese wabitekereje gute umukobwa mwiza pe? Ese wari ugiye gushaka umukunzi koko uramukeneye? Abantu bari ahangaha rwose bijaraje ndabizi ko abantu ari benshi
shaka uri mwiza pe waramubonye duhistori byageze gute kugira ngo tukubone hariya tukumenye natwe tukumenye ntabwo twari tukuzi ego ntabwo mwari igitekerezo cyavuye hehe buriya ni inzira z'Imana kugira ngo mumenye wenda ariko nagiyeyo ngiye nshaka umukunzi seri biri seri nta sheri mfite nyine biri seri wagiye umushaka biri seri yego yego nagiye nshaka umukunzi byagenze gute kugira ngo icyo gitekerezo kikuzemo byakugendekeye gute wari wicaye wumva biraje warebye ikiganiro wumva nyine wumva ushaka umukunzi wari wihebye cyane ku buryo abasore bose bagutereta nta muntu ukubwira iby'urukundo nyine byagenze mu bantereta bo nta musore njya pfa guhereza umwanya sinimba nabivuga ko ari uko nari nkiheje cyane gusa umuntu wazanaga iyo ngingo yo kuntereta nari ntariyakira nyine ku byabaye imbere byambayeho igitekerezo cyaje gutera ngo ujye kumushaka ku karubanda nyine nari nsanzwe mbakurikira ndavuga ati kangende nanjye njye gushaka umukunzi ese babigenza bate urifata ukajyayo nyine de information nk'umuntu ushaka kujyayo wewe waciye mu zinzira njyewe nagiyeyo gute nyine wabwiwe n'icyo gihe gute wavuganye namenye amakuru nyine ko hari umufriend wanjye wambwiye umunsi bagirayo nanjye ndakaraba ndagenda gutyo gusa gushaka umukunzi gutyo gusa tu nta muntu mwavuganye nari navuganye n'umushuti wanjye nyine uwo nguwo turajyana murajyana turajyana nyine njya gushaka umukunzi waramubonye se se nyine nk'uko wabibonye naramubonye ari we nshize irungu nyine uwo muri kumwe oya ntabwo turi kumwe ntabwo turi kumwe sinzi nimba mwakoranye ikiganiro se avuga ngo zari pranka gusa njye ntabwo ariko nari nabifashe okay nini turashaka utubwize ukuri kubera ko abantu ntabwo bivugaho rumwe bamwe baravuga ati ni pranka abandi bakavuga ati nkuko nshizo ngabivuze kuko birazwa arubatse afite umugore n'umudamu ndetse avuga ko we banamwishyuye sibyo si we barakwishyuye kugira ngo ujye gushaka umukunzi amafaranga baguhaye runaka ese koko nyine turagira ngo tubimenye byari byanyabyo koko wari ugiye gushaka umukunzi wumva umukeneye cyangwa hari iyindi papasi nawe wari uriho nta yindi papasi nari ndiho nagiye ngiye gushaka umukunzi nta yindi papasi nari ndiho barakwishyuye se uko twishyuraho baratwishyura barabishyura ubundi ntabwo buri kwa mwe ntabwo wagendera ubuntu ariko buriya iyo uhagurutse mu rugo ubuze ikikujyanye wenda Nshizirungu we yaje atari seriye ahura nanjye uzije uri seriyeze naho nyine byahise bipfira buriya iyo nawe aba wenda tuvuge adafite umugore tugahura muri buriya buryo ubu muba mukiri kumwe mbese wari wamushimye yaba adafite umudamu twari kuba turi kumwe ariko nyine we yaje afite umudamu okay hari abantu noneho tujya ngo dukore iki kinyoma hari abantu benshi babyemeye ko wenda ngo ni prank ngo abantu baba bakina biriya ntabwo biba ari ibya nyabyo nyine tugira ngo ubaho ubuhamya wabwite ko ibintu ntabwo ari prank bitewe na gutya kuko abantu ntabwo bivugaho rumwe urumva nkawe wari ugiye kwishakira umukunzi koko sibyo uranamubona nyuma uza gusanga ntaguhemukiye oya ntabwo yamemukiye kuko buri wese nyine nkuko nabikubwiye ajya hariya afite intego yiwe sibyo nimba Nshizirungu yaravuze ati ayo mafaranga ndayakeneye nuko mfite umudamu ariko umudamu tubyemeranwaho nta kibazo nabikora ntabwo byahungabanya umuryango wanjye buriya ataza kuba Nshizirungu nkahura n'undi w'umusore byari kumacinga nta kibazo kandi bigakomeza ubwo rero icyabayemo Nshizirungu yari afite umudamu kandi yaraje wenyine azi ibyajemo ubwo rero ikintu nabwira abanyarwanda badukurikiye ntabwo biba ari prank iyo ugiyeyo uzi icyo ushaka urakibona ese nkaho bagitangira umukino
wumva umeze uti njyewe mu bahungu bose wabonye bagiye baca ari bangahe? inshize ngo yari uwa kabiri. Yari uwa kabiri. Nyine cyagiye wumvaga umeze ute turi kumwe? wumva ko kari wa nyawe? njyewe mu mutima nandi vuga ati Imana imfashe bikomereza. Iyo nza gusanga nyine nta mudamu afite twari gukubita dukomezanya. Yego. Nta kintu bitwaye kuba twarahuriye hariya ntabwo bivuze ngo muhise musimbuka tape runaka, n'ubundi abantu bamenyanira muri bisi kandi urukundo rwabo rugakomera. Abantu bamenyanira kuri Facebook urukundo rwabo rugakomera. Rero natwe kuba twarahuriye hariya ntabwo ari igitangaza cyane, nuko abantu bavuga ngo ni pranka ngo si pranka. Buri muntu wese azajyayo wumva afite amatsiko azajyayo yihera ijisho, nta kibazo, biremewe. Okay, noneho nyuma yaho byagenze gute sasa ukimara nyine mukimara guhoberana? Ese nyine pe story byagenze, turashaka kubyina duha image, ntabwo urimo bitubwira neza. Ni ukuvuga ngo mukimara nyine cyagiye ukimara kumuhitamo mukono byagenze gute? Byagenze gute we na Shizungu? Nihe ntuza mwari mumeze muti iki gihe twari tukiva kuri kamera? Byagenze gute? The story byagenze gute? Tukiva kuri kamera nyine twaragiye turicara muraganira. Twaraganira ariko twari turi kumwe n'abandi nyine n'uwa mbere nawe yaramaze kumacinga akuyemo, we turigenda turicara nyine muri kapo. Yego. Turicarana, arangije ahita yitaba phone arambwira ngo afite akazi kihutirwa aragiye. Mwaganiraga icyo kigiye mbere yo kwicara, mbere yo kugenda mwana? Ntacyo nyine n'ibisanzwe, twari turi kuganira kuri babandi ba mbere tubabwira ati sha muraberanye, Imana ibafashemo, tubona nyine bishimye. Negereza ko ansaba nimero nyine ndaheba, nawe urumva ntabwo nari kumbwira ngo ngaho ma nimero yawe. Oya ntabwo nari kubikora gusa yayinyakana ari muri se. Kubera icyo utari kumwaka? Kubera iki nayimwaka? Kandi ni wowe wari wagiye gushaka umukunzi, nawe yagiye gushaka umukunzi. Ese ko yacyo ngiye gutera iya mbere nyimwaka? Kubera iki se? Kandi mwari mwahuye nyine solo wamukunze? Oya ntabwo nari kubikora. Kubera iki se? Ntabwo nari kubikora keretse we nyine iyo yinyaka. Gusa nawe yabikoze neza ntiyayinyaga. Nuko bigenda gute? Hanyuma umwica aho ngaho arahaguruye yitaba telefone? Arambwira ngo agiye mu kazi. Baramuhamagaye se? Baramuhamagaye. Urabibona ko hari umuntu umuhamagaye? Akubwira gute? Arambwira ati turaza gusubira. Nuko yambwiye. Ntari gusubira gute kandi nta nimero yawe yatwaye? Nabyimajinnye yose ndavuga ati buriya ari buze kwa kanari iyo nimero yanjye se, cyangwa ari buze kuyakamwo abandi bashite barimo. Yego. Sinabitindaho navuga ati sawa nta kibazo. Ahita agenda. Hanyuma mu gutaha rero story byakugendekeye bite mu gutaha? Ndi mu nzira ntaha. Nyine kuva aho ngaho urumva wagiye ugiye gushaka umukunzi, uramubonye, uvuyeyo nta kwatse nimero, abandi urabona batashya ari amakapo, we byageze gute? Oya nyine urebye ntabwo byari kumbabaza cyane cyangwa mbyegereza umutima. N'ubundi umuntu ajya hariya yiyemeje ibintu bibiri, uri bukureyo umukunzi cyangwa nturi bumukureyo. Rero nanjye nabifashe mu buryo bw'uko inda banyemeye imbere ya kamera mu bwiherero ni mu bwiherero ahiherereye yabona ari sawa. Wenda ko turi ko tubivuga gusa ntari biryiwe n'umuntu mwiza. Mujya muvugana se? Oya ntabwo tuvugana. Niki cyagutunga? Icyanunguye nyuma yo kuva muri iriya show? Ikintu cyanunguye nyine ni ibintu bahise batangira kumuvugaho. Warabibonaga? Narabibonaga. Ukumva umeze ute nk'umuntu wagiye gushaka umukunzi? Nyine nahise nibaza se umudamu we arabyakira atese, arabyemera se? Ibyo nahise nangira kwibona bati sha Imana imbabarire, ntabwo nari mbizi, ntabwo nari kumuhitamo. Ibyo bintu byahise binza mu mutwe. Nta kintu uragitamo cyangwa wicuza kuri uwo munsi? Nyine ikintu navuga nishuza nuko ari we nahuye nawe, ndiyo nza guhura n'undi utari we. Ubu ngubu urukundo rumeze neza cyane. Nyuma yose nta communication, kuko agiye twakora ikiganiro arambwira ati urandamuzi ni prank nakoraga, urandamuzi ni umumama afite umugabo, hako duhaye kuri ko mwatandukanye. Oya nta mugabo mfite. Ibyo byabikoye rero ngo yavuga sinzi ngo ntande.
simbizi ahantu yaba yarabikuye gusa nyine nk'umuntu wigeze umugabo ubwo wabona baramuhaye amakuru wenda mbere y'uko nandukana n'umugabo wanjye ndumva ariko nabivuga cyangwa se wenda akaba yarahawe amakuru n'abantu banzi ncyubatse urugo batafite ayo makuru y'uko twatandukanye ndumva ariko nabivuga ese ubu ufite sheri ubu ngubu oya nta sheri mfite wahabonetse andi mahirwe yo gusubira wasubira ukajya gushaka n'undi oya ntabwo nasubira kubera iki nabonye nyine harimo risike nyinshi nk'izihe risike se nk'izambayeho ese numva nasubirayo bwa kabiri nzategereza ndindiro w'Imana izanzanira ariko se tuvugishije kuri ubona bino bintu bikwiye ibihe ibyo kuvuga wenda ngo ngiye gushaka umuntu dukundana ku karubanda ubona bikwiye mu muco nyarwanda buri wese nyine nanjye wica umugani ngo nimba agati kamuna n'umutima we n'umutima we ku buriya umuntu bumva bitagize icyo bimutwaye yajyayo ngiye nk'uko nanjye nagiyeyo kuko ntabwo nari ndi njyenyine nari ndi kumwe n'abandi ubwo rero abantu ntabwo batekereza kimwe babonetse umuntu umwe babiri batatu bane batanu 10 abo bantu ngo tuba turi kumvikana ku kintu kimwe nuko hari n'abandi tutabyumvikana batajyayo nyine cyangwa nta kintu bitwaye ariko se wenda dusubiye inyuma ho gatoya kubera iki je ndimo nkureba physical njyana n'abantu badukurikira barebana umukobwa mwiza pe byanga byakunda cyari ikibazo nibaza ntabwo wabura muri telefone yawe ntabwo wabura nk'abahungu nk'umunani byuze bagutereta bagusaba urukundo utabeshya ntabwo babura ikintu nashakaga ntabwo babura ariko nyine buriya abantu bagira amahitamo atandukanye none wo kumva ko amahitamo yawe ari ukujya gushakira umukunzi ku karubanda ubu none nawe ntabwo waba uri mu gakino kugira ngo tubeshye ububeshye abantu oya njye numvaga kujyayo nta kintu bintwaye cyane ko nta n'ubundi gukinga ngo babandi baba bafite ngo abasheringo ku ruhande numvaga nta kintu biri bwice ku giti cyanjye buriya njye ntabwo njya ndebera ku bandi njyewe nkora ibyanjye bindimo ku giti cyanjye sinita ngo abantu baramvugaho iki barantekerezaho iki nkora ibyanjye nkakora ibindimo buri ugiye kwishinga abantu bakuvuga yawe no kugira ngo ujye usohoka mu nzu byagorana ushobora kuvuga ngo nta n'igiceri mfite mu mufuka ntabwo ndi busohoke hatagira umuntu umenya ariko ngewe wese ese urukundo umuhungu umeze ute ikibazo nanone umuhungu nyine urabona aracyari umukobwa mutoya sibyo byanga byakunda pe ukeneye kubaka ukagira umuryango ukagira famille ukagira n'abandi bana nka babiri yongera kuri umuhungu wacu mukuru mwiza cyane baje bafite n'umwana mwiza afite umwana mwiza cyane rwose nanga umuntu aza kumwumva twicaranye hano baza kumva agasawundi kiwe ubundi umuhungu umusore w'inzozi zawe wumva mbese nyine atari wandi uzakubabaza nk'ibyakubayeho umva azaboneza ate kugira ngo n'abantu bakubona nyumva afite izo character byuza azakuha approaching umuhungu wa mbere nkunda uko waba umeze kose ariko uri umuntu ukunda Imana ukunda gusenga niwe muntu nkunda sinavuga ngo muremure cyangwa mugufi ngo ubyibushye cyangwa unanutse uko waba umeze kose ariko wenda behavior yawe gusa yego niyo yabangana nkanjye hano ufite ikida nk'icyantuza kuko abahungu abakobwa bavuga ati wajya muri gym kikagabanuka kajya muri gym ikintu cya mbere nkunda nyine physical appearance kwanza katuanze tele physical appearance njye ntabwo nyigendera wari wese anytime yego uko umeze nta nubwo ugoye gusa nkunda umuntu wubaha nkunda umusore yego si nkunda sinakubwira ngo ntabwo nkunda umuntu w'inzoga gusa nkunda umuntu w'inzoga mu rugero ukunda Imana kandi udakunda kubeshya gusa umuntu w'inzoga ukunda n'Imana aho buriya none se abarokore bo ntibanywa ka divayi ntabwo bizi ntabwo mvuze w'umurokore w'umwadeperi ariko kame mu gusenga
nyine ko wa mwadeperi ewana uri deep wowe inzoga jewe nywa mu rugero mu rugero ubwo no ko urashaka ko muzajya musindana oya ntabwo ndi umusinde ntabwo namusinda nzinywa ntabwo ushobora kumbwira ngo ngwino ngurire ngo mpite nza ako kanya nzinywa nabiteguye hari n'icyo ndi kwishimira se ku buryo nawe mugabo niyo yaza yanyweye akantu utazavuga ngo ndabangamiwe oya nko mu mwaka nshobora kunywa inzoga nko mu mezi nk'atandatu nkabona kunywaho ku bushake se cyangwa wenda nuko ubona nabwo nabipanze ntabwo nzikunda ku buryo nakwicara ngo mwumve umutima ngo urareharishye ndashaka inzoga oya bizanazireka ariko ntabwo ari nziza ntabwo ari nziza nanjye kuzireka byanyorohera cyane abashatse banazireka kuko urugero ushobora gutekwa n'umuntu utazinywa nose ubwo icyo gihe wamwanga kandi ubona ni umusore mwiza oya icyo gihe ntazireka kuko n'ubundi ntabwo nzinywa none nkaho utazinywa nkaho nazinywa pe ubwo se noneho ubonye nk'umuntu w'itabi noneho byari kwabuze ngo ari we wese akajya gucaniraho amasigara byagenda bite wabuze ngo umuntu ari we wese uvuze inzoga gusa ngewe ni urugero mfashe itabi ryo rirambangamira itabi ryo rirambangamira gusa nyine nk'uko nabikubwiye namufasha nkamugenza gake wenda yazarivaho Are you sure? namutwara gake gake nkanasenga kuko ntabwo ari byiza hanyuma rero feedback ni ihe nyuma yo kuvugwa biriya bintu byose bitandukanye nyuma yo kuba umusitari n'icyo byakwigishije n'icyo umaze gukuramo nka Bella nyuma y'uriya mukino wongeye no gushaka umukunzi ikintu maze gukuramo nta wangwa na bose kimwe nuko nta n'ukundwa na bose hari comment zitari nziza ngenda mbona gusa ariko kuri wowe ego rugero byagenze gute hari ibiganiro nyine ngenda nyuzaho ariko niko isi nyine iteye hari umuntu ukureba akakwishimira nk'ubu nanjye arabwo nakubonye yego mpamvu bite yakwishimiye umuntu mwiza yego urasabana nta kibazo cyawe gusa nyine hari umuntu ukureba akumva arakwanze nta kintu mupfuye atakuzi utamuzi gusa ikintu nabwira abadukurikiye ntimukajajinga umuntu buri wese aba afite impamvu ze runaka wowe ufite impamvu zawe n'undi afite impamvu ze n'undi afite impamvu ze ntukajajinga umuntu ngo kuki ngo wakoze ibi ngo iyo ubigenza utya buri wese agira uburyo atwaramo ibintu bye nize comment nk'ebyiri zakubabaje uvuga uti kabisa shanga wararengereye comment ya mbere yambabaje hari umuntu wateye comment ngo wa mugore we ngo ni wowe ngo wari warananiranye ngo wari warananiye umugabo wawe imaze gutucira umuntu urubanza utanamuzi guta umuntu yakwifata akagucira urubanza atakuzi yaca inbox akakuganiriza akakubwira ati hano murakoresheje ariko apana kugira kandi ushobora gusanga uwo muntu kugira ngo umuntu agutereho comment itari nziza fazari yabyihorera ahubwo ushobora no gusanga n'uwo muntu nawe atari shyashya abantu bagira depression abantu tugira depression zitandukanye ariko ntabwo nabyegereza umutima cyane ikindi kintu cyakomeje muri no saga niyo ngiyo yambabaje cyane nta yindi atari warananiranye ngo nari narananiranye ariko ntabwo namusubiza ngo umbwire ngo yavuze nabi kamwe murabyumva ko yavuze nabi gusa wenda yari kwaka nimero yanjye akampamagara akabanza akumva byibuze uko ibintu bimeze agashakisha n'amakuru urumva ko n'ubundi yari yanyitayeho kujya gusubiza gutyo yari yanyitayeho agashakisha n'amakuru wenda akamenya icyo akwiye kuvuga ku muntu kuko hari comment utera ku muntu bitewe n'ibyo yinyuriyemo
akumva nyine uramubabaje ugahita wicuza n'impamvu wabivuze ati n'ubundi iyo nicecekera bikaguma bikamata mu mutima. Gusa njyewe iyo mbabaye ikintu cya mbere kinturisha no kuvuga. Iyo mbonye umuntu mbwira ikibazo cyambayeho muri njye bitambohoka. Ukamuganiriza nyine ukahakabutega. Iyo mbonye umuntu hafi akaniga amatwi akanyumva mbita bishira. Mbita numva muri njye mbaye mushya mwose. Uko niko nteye ntabwo njya ndakara ngo mare umunsi wose nabyimbiye abantu bose oya bita bishira. Niwe njyewe. Hari umuntu wo muri famiye mwiriza muvugana nyuma y'uko byose bibaye kugira ati asha warengereye ntabwo ari kubigenza gutya na gutya? Ego bagiye bampamagara ndabwira ati se umwaka n'igice kushize naratandukanye n'umugabo wanjye bigeze umpamagara byibuze yego ngo mbaze impamvu nakoze bino ntibigeze unyitaho na mbere hose rero ndeka kambwira ati wihindure mbwira ati yego ntabwo bizongera ngiye kubihindura. Gusa nyine buri wese akurura yishyira. Ese ntabwo warabitewe wenda na depression ahari wari ufite kuvuga uti reka ni gushaka umukunzi ari ahantu? Numvaga nyine ndi gutinda kumubona ndavuga ati kangeyo numvaga nyine yo kwibohora. Baza ni ukuri ko numva bigoye. Biragoye. Ako se tugarutse inyuma gatoya umugabo wawe mwari mwarasezeranye mwari ntabwo twukamemo twashakanye ndi mutoya. Ubundi ntabwo twe nari mfite 19 nari mfite 18 nzuzuza 19 muri uwo mwaka. Mwabanye gutyo gusa? Twabanye gutyo gusa ikintu cyatumye ahanini dutandukana ntabwo muri iyo myaka 5 twamaranye ntabwo yigeze avuga ati umugore n'uyu reka dusezerane. Nacyo kiri mu hanini mu bintu twapfuye. Twashakanye imitungo twabanye twubatse tumaranye imyaka 2 turafatanya twese turubaka andeni hagezeho icyo gusa inama muri Kigali. Inama muri Kigali ayi afite inzu no iwabo nawe ni umunyabutare. Iwabo Butare yagiye agura amashyamba agura ibibanza byose bigura muri kumwe turi kumwe yihangana kama 1000 ngo mpahe avuga ati umugabo wanjye. Icyo gihe nawe hari akazi wari ufite wakoraga? Nari mfite akazi. Yego. Ahanini nabo ati reka amafaranga yanjye tuyahahemo ayawe tuyubake. Kajya mu ibimina byamuha nyine tukagura ibati ikimina cyangwa tukagura urugi turafatanya turubaka. Ikintu cyambabaje kurenza ibindi nzanye ibyo gusezerana ahita azana ya mitungo ngaho ngo ntushaka ngo ukundire imitungo. Ndambwira se wa mugabo we ko twabanye ukodesha inzu ya 30 narinjije nari mu myise ntabwo nabirebaga nyine byagiye bimbabaza cyane ukuntu yanyitwayeho nyuma akajya nyurira ngo dutandukanye ngo nashaka ngo umugore ngo utafungura ngo inkweto z'imishumi ye ibintu byinshi nyine byenda bindakaza. Ndaje ndamubwira ati rero aho kugira ngo tugume dupfe na mama we yaratangiye kubizamo ngo mwana wanjye ngo umugore ngo yakurira imitungo. Ndamubwira ati imitungo twarayishakanye iyo atanshaka ndahamya ko iyo mitungo ntabwo yari kuba yifite kuko nari hanganye nkajya mubwira ukuntu amafaranga agomba kumanaginga. Urabizi nawe umusore ntabwo ajya yita ku by'amafaranga no gusevinga n'iki. Nibyo nyine biri mu bintu byambabaje bituma mfata umwanzuro batangiye kuzanamo ibyo by'ibibanza n'amasambu. Namwe ati imyaka mfite ntabwo ari yo kuvuga ngo imitungo yawe twarayishakanye. Yego. Hamana muha amahoro ndi mahoro neza. Ubwo se ibyo bintu mwashakanye waruhiye wamuretse gutyo gusa? Nta kibazo ntacyo bintwaye ndacyari wa wundi n'ubundi nta kaguru kanjye nasizeyo nta kaboko nasizeyo nta n'ikintu bintwaye sinanabitekerezaho. Ikintu cya mbere ni uko umwana wanjye amwanditseho. Byibuze se aramufasha aramurera amwitaho ishuri? Aragerageza. Basi hanganye rero ngira ngo abantu bari ku kiganiro yacu ubuzima
n'uyu Bella rero twari turi kumwe mwabonye yagiye kwishakira umukunzi ariko ku bw'amahirwe make yaramubuze kandi umukobwa mwiza pe ni umudamu mwiza afite umwana mwiza mwa basore mwe rwose nababwira iki ariko nyine arashaka umuntu uzamutetesha umuntu uzamukunda umuntu uzamuzanaho azaboneka kuri za sababu nta nkweto itagira iyayo so rero Bella turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu nukuri turi mu kiganiro cyiza duhaye ubuhamya tubwiye inkuru yawe y'ubuzima ko byakugendekeye ngira ngo hari abantu bategereje kumva sinema ya biriya se kwari ukuri cyangwa ntabwo kwari ukuri ariko ku ruhande rwawe we ibintu wari wabigize seriye ariko nuko wagize ibyago ni serious sibyo hanyuma rero ubu ngubu noneho umukunzi wifuza si n'ubu uracyamushaka cyangwa byararangiye ushaka nyine ntabwo ari icyaha kwifuza si icyaha twe nk'abana hano turifuza duhora twifuza ese ntabwo wifuza ikintu runaka uracyifuza ese ntabwo wifuza umukunzi uzagukunda icyo nakubwira nyine ntabwo mwaye cyane azaboneka kandi azabonekera ku gihe pe azaboneka pe bo rero Bella turagushimiye kuba twagira ikiganiro cyiza ubwo nunabona n'umukunzi nyuma yaho nzamuzana tuzicara tuganire uvuga uti noneho do ngo ntabwo ari igihuha kandi mwana umukunzi azaba ari umukunzi ureseriye umuntu umukunda murabona ko ari umwana mwiza pe ni umwana mwiza pe azaza so rero turagushimiye abantu bari ku iki kiganiro inkuru yacu ubuzima twari turi kumwe na Bella mwabonye muri Magic Match twagira ikiganiro cyiza duhaye kuri ko yatubwiye fact ziwe ubwo nyine bisigaye namwe murabyibonera kandi tunabwa n'ukuri ntimugashyiramo comment zituka abantu n'uguca abantu intege sibi niyo umuntu yaba yakoze ikintu kitari cyiza ntimukamuca intege ngo umutuke mu murimo iretaka turi abantu kandi imihanda turiho uyu munsi n'ingejo yego kandi nashize urungu wakoze biriya ntimumujajinge urumva we yagiye mu kazi uriya ni umuntu umenyera gukina ibintu by'amafilime sibyo amenye gukina iby'amafilime baragenda bakamwishyura agakora urumva no ko yagize ubutwari ntafate nimero yawe urumva ko ntabwo ari ubuhehesi pe ntabwo ari ubuhehesi kuko yaba ari ubuhehesi yari kuba yarafashe nimero yari kuba yarayifashe gusa ni ikosa ryabayeho we nuko nyine yabigize yashatse kubigira nko ari ibintu by'akazi bisanzwe ariko nyamara kuri side yawe nawe uba utabizi so rero please ni ukuri abantu mugira comment zituka abantu mwimutuka mwimuciraho urubanza Bella duhaye kuri ntabwo bigize oya nta kintu nta yindi communication ntabwo ari umuhehesi nta nubwo yagize nabi oya ni ukuri wese mu buryo bwiwe ni kuri nyine byagenze yego kandi mu mubabarire nshize mu mubabarire ikosa yarabikoze yego ariko ntabwo yarengereye kuko yazangeka ko yaza kuba ari umuhehesi ubu ngubu ibintu babigeze kure biba bigeze kure wenda akanambeshya ati ibyo bari kuvuga ngo mfite umugore ngo ntabwo ari byo ari kumbeshyira ntabyo byari gukunda gusa yambereye imfura yambereye umwana mwiza ntabwo yigeze anesha umwanya cyangwa rero abantu babyumvishije so Bella rero turagushimiye n'ubutaha dukenera kuganira tuzatugaruka tuganire tuze dusura umwana kandi n'ikindi abantu bakomeza baguteza imbere sibyo baguhahire sibyo n'abantu bakeneye kugukoresha n'umukobwa mwiza yabasha gukina filime nkanjye cyane cyane ubibamo ndabona umuntu wabasha kwakitinga urumva nyine mukomeze muteze imbere nawe azateza imbere abone ibyahira umwana